urushako warusobanurira umuntu gute urushako rwawe warusobanurira umuntu gute urabona njyewe nshaka si byamiriye natandukanye n'umugabo hari ibyo tugeze twumvikanaho ndi umumama w'abana batatu twatandukanye tubyaranye abana babiri nabyaye mfite imyaka 16 uwo mugabo dushakana mfite imyaka 22 rero kubera impamvu zitigeze zadutunguye bituma nge nawe tutumvikana turashwana ubu ngubu ndi umumama ariko mfite n'umukunzi mushyashya kuba umugore yabana n'umugabo bisaba kugira ngo ube ufite umuntu ukunda cyane mubane kandi kwa ko igihe icyo ari cyo cyose uzamwihanganira kubera urukundo ni ukuvuga ngo iyo umudamu abanye n'umugabo amukunda gutandukana ntabwo biba biriho kuko niyo yamufata amuca inyuma aramubabarira nizere ko mumeze neza cyane mba nongeye kubasuhuza no kubashimira ko mudukurikirana kuri yawe TV kandi mbaha ikaze mu kiganiro kindi tuba tugiye gutangira ni yawe TV mba mwibutsa ko niba ari ubwa mbere ufunguye ibiganiro byacu ukora subscribe kugira ngo tujye tubana n'umunsi ku munsi nta kiganiro kimwe kigucitse nakwibutsa kandi ko dufite website yacu yawetv.com iyi ngiyi niyo ibikugeza amakuru yizewe 5 kuri 5 ushaka gucukubira no kuba udafite amakuru ikintu cya mbere n'amakuru uba ugomba gusura website yacu yawetv.com ukamenya isi bayerekeza kandi nkongera nkakwibutsa ko tuba turi kumwe na Body Max Fitness abangaba barakubwira ko niba ushaka gukora umubiri wawe ukaba physical fit duherereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe dusange muri Hilltop tuba dufite services zigiye zitandukanye dutanga dufite gym ibirimo ibikoresho byose bitandukanye bigufasha kwikorera umubiri wawe ukaba physical fit dufite sauna ni massage dufite swimming pool uduhamagare kuri 0788 35 40 ubundi utugane tugwezo service mba nkubwiye haruguru nitwa Patrick Madi kugira ngo twiganirire ku ngingo ziba zigiye zitandukanye ubashe kumenya ahisi bayerekeza umenya amakuru icyo kintu tuba tuhabereye hanyuma turi kumwe n'umuntu tugiye kuba tuganira nawe muri bo kubona kuri screen zanyu tugiye gutangira tumuyikaze kuri yawe TV tugaye ikaze kuri yawe TV murakoze cyane umeze neza yego namahoro twishimiye kwakira kuri yawe TV yego murakoze kucecetse cyane utujemo cyane biraza kugenda biza yego gahoro assalamu alaikum wa alaikum salam okay hanyuma ninde turi kumwe tugiye kuba tuganira banyita nitwa Uwimana SALUWA ndi umukinnyi wa filime hano mu Rwanda bakakwita barubanje kabanyita ubwo nanjye gute ngo SALUWA iyo tugiye kuba tuganira cyane abantu bamaze kumenya aho tugiye kuba tuganira hanyuma SALUWA ni muntu kimbere yuko tujya kuri kariya nayo turaza kuyicaho ariko SALUWA ni muntu ki ni umumama ni umukobwa umubyeyi w'abana bangahe nibyo tugashaka kumenya ni muntu ki SALUWA ni umuntu usanzwe nkuko babibona ariko w'umumama mfite abana batatu yego abana batatu umukurangana gute mukuru afite 13 13 okay abana batatu kuvuze batatu se no mugabo wanga mfite abana babiri ngo n'umugabo umwe uyaza abandi baba barengeje umwe abana batatu n'umugabo umwe n'abagabo babiri n'umugabo umwe okay mu bana n'umugabo tubana byagenze bite mwaratandukanye ibintu bitandukanye imiryango bari byinshi yagiye abo bana batatu bose mwarabyaranye yego yagiye ku mugihe kingana cyashize igihe kingana kimutandukanye uyu ni umwaka wa 6 impamvu ziba ari zese zituma umuntu asiga abana batatu yabyaranye n'umugore we abana niyabasize ahubwo yasize ngewe ntago babana ni ukuvuga ngo abana babana nanjye ariko ntago byakuyeho yuko agomba kumenyera abana buri kimwe cyose ni ukuvuga ngo byakuyeho ko ngewe nawe tutagishobokanye tugomba gutandukana umuntu rero yakwibaza ngo uyu muntu ugifasha ababyeyi abana ubaha byose ashobora kuba ari wowe wamugoye bikarangira mutandukanye umuntu ashobora gufasha abana cyangwa akita ku bana
bitavuze ko umugore ari we wamunaniye n'umugabo ashobora kunanirana cyangwa se hakaba hari ikintu kimwe mutigeze mwumvikanaho gishobora gutuma mutandukana kandi mu mahoro. Abana iyo bakubajije amakuru ya papa impamvu ki batabana basobanurira gute? First of all, abana kumenya amakuru ya papa wabo bayakeneye bahita bayamenya kuko bamusura naho ubundi kutabana byatewe n'impamvu runaka biba ngombwa ko ashaka undi mugore afite undi muryango atuyemo. buriya sinjya nkunda no kumuvugaho cyane kuko afite undi muryango atuyemo, afite undi muryango yakoze. urumva rero ko abana ntabwo bashobora kumbaza icyo kintu. barabizi ko yashatse ahandi? barabizi. abana kubyara no muntu abana batatu byanga bikunda ikintu kibatandukanya kiba ari ikintu gikomeye. uyu munsi none se ubuzima bwawe nyuma y'uko agiye mutakibana buhagaze bute? muracyavugana? bimeze bite? nyuma y'uko agiye nashoboye kwicara igihe kinini cyane najya mu bintu bya relationship kubera yuko nabonaga yuko byange bikunde hari ibyo nari nakamenye neza nari nakizeho. biba ngombwa ko nicara igihe kinini cyane negereje kubanza kwisuganya, kwitekerezaho ibintu nk'ibyo. ariko nyuma aho agendeye muri ibi bihe turi kuvuganamo n'umwanya turi kuvugana, I think ko ibintu byagenze neza. ubu ngubu nanjye ndakunda, mfite uwo nkunda, mfite uwo dukundana, duteganya wenda inshallah. bivuze ko ufite umukunzi mushyashya nyuma y'uko utandukanye n'umugabo mwabanaga. wenda tutarajya ku mukunzi mushyashya, akenshi iyo umuntu atandukanye n'umuntu nk'uwo babanaga babyaranye abana, hari igikomere, sinzi niba byita igikomere cyangwa se hari ukuntu aba atarabonye ibyo yashakaga. akenshi hari igihe wumva nyine utazongera no gukunda. bijya bibaho? bijya bibaho kumva niba umuntu yaraguhemukiye ukumva nawe undi muntu wo kwizerwa, kuki wumva nyine akenshi abantu batandukanye muri ubwo buryo bumva nawe undi muntu wo kwizerwa? biterwa n'iki? biterwa akenshi hari igihe abantu buriya bajya bavuga ngo umuntu atinya ishyamba kuko hari ikibi aba yarahuriyemo nacyo. ni ukuvuga ngo buriya ntabwo dushobora kugendera ku ngo nyinshi cyane kuko hariho n'iziri perfect zubatse neza. abantu babana ntibashobora kubura impamvu, abantu bakundana ntibashobora kubura ibyo bapfa. ariko hari umuntu mubana mugatesanya, ukabona ko ikintu icyo ari cyo cyose nta n'umunsi n'uyu wa rimwe azigera abona ko uri mwiza kuri we. kandi nawe hakaba igihe kigera ukabona kubera kumenyereza nabi, nawe ukagera ukumva ko nta n'igihe n'iki na kimwe azaba mwiza kuri wowe. ubwo rero bigenda biterwa n'impamvu runaka mu makupure bagenda baba bafite. hariho umuntu ushaka kugutera igikomere bikaba ngombwa ko utazongera gukunda. nk'iyo washatse ukiri muto, uriya gushaka umuntu akiri muto nabyo hari igihe biba bibi, bikaba intandaro yo kugira ngo umuntu azagire igikomere cy'igihe kirekire. kuko iyo ushatse ukuze uba uvuga uti uko byagenda uko ariko kose ngiye mu byonzi nzabyihanganira, byo nzahurirayo nabyo. ariko iyo ushatse ukiri muto y'umuntu akaguteza uravuga ati okay, uko byagenda uko ariko kose ngiye mbivuyemo. Nuwango impamvu nyamukuru ni ukubera ko abantu bashaka bakiri bato. ari muto atazi n'ibintu agiyemo. uzashake nk'umuntu mubaze washatse akiri muto umaze ngo ese igihe wamaranye n'umugabo wari umeze uti, azakuga ati nari numvaga nazi ibyo ndimo. kandi koko aba yumva atazi. nawe nuko byagenze washatse uri muto se? njyewe nashatse ndi mutoya, ariko njyewe nari nzi ibyo ndimo. biratandukanye. bivuze kugukura si imyaka. njyewe nari nzi ibyo ndimo, nari nzi ko nashatse kandi nari nzi ko ngomba kubaka urugo. ubwo rero bitamiriye biba ngombwa ko mbisohokamo. buriya no kubaka nabwo ni umugisha. hari igihe ushaka kugenda ugasanga biraguhiriye, n'igihe ushobora kugenda ugasanga biranze. ntabwo nigeze nandukana nawe kubera ko nabonye ko yahindutse, ahubwo n'ibyo tutumvikanyeho.
hari ibyo tutumvikanyeho biba ngombwa yuko akomeza ubuzima bwe nanjye ngakomeza ubwanjye. Ntabwo akomeza ubwawe nyine, ariko hari ukuntu abantu baba basanzwe babana neza, ibyo mutumvikanye ibyo byose. Niba umwana mukuru agejeje imyaka 13 kandi mufite batatu, n'undi mwari mumaze imyaka itari mike mubana, mwari mumaze imyaka ingahe mubana? Navuga ko ari ingahera gusa ni myinshi. Hashize igihe kingana cyagiye? Hashize uyu ni umwaka wa 6. Umwaka wa 6 gusa si nk'umunani urebye. Wakibaza rero mu myaka nk'umunani, ku wa 8 mugafata umwanzuro wo kuvuga ngo noneho reka buri wese yafata inzira ye. Gufata icyo cyemezo biba byoroshye? Sometimes hari biba bitoroshye, ariko nanone wari bakwindiko tukabona biroroshye. Buriya kugira ngo uzicane n'umuntu wamuhunga, kandi aho kugira ngo uhore ubundi urugo iyo Imana yabiguhayemo umugisha ruba ijuru rito. Iryo juru rero baba bavuga ni ukumva ko unezerewe kandi ukanezerwana n'umuntu muri kumwe. Rero iyo hajemo ibintu byo kumva yuko umwe muri mwebwe atanezerewe, biba ngombwa yuko urwo rugo rusenyuka, ko ntacyo mwamwubakiyeho ndetse bamwubakiye kujya. Niba umuntu ashobora kuza akavuga ati njye sinezerewe, njyewe uno muntu ntago anejeje, njyewe uno mugore simukunze, cyangwa se njyewe uno mugabo simukunze, bwo ntacyo mwamwubakiyeho. Mwamwubakiye ku musenyi nyine mubigera mukabivamo. Iyo abantu batarabana bya bindi noneho bibatandukanya bivuga ko bitagikunze, icyo gihe biba byarakundaga. Igihe abantu wenda bakiri muri relationship bagikundana batarafata umwanzuro wo kubana, bya bindi bibatandukanye bavuga ko bitagishobotse, icyo gihe biba byarashobokaga. Noneho impamvu biza guhinduka iba ari iyihe? Uzi iyo abantu bari muri relationship, muri urukundo rurababarira. Sinzi ukuntu nshaka kuba nabibwira abantu ngo babyumve, ariko urukundo rurababarira. Nagira n'inama abadamu benshi n'abakobwa benshi cyane, ntazigera ashaka umuntu atakunze. Amafaranga arashira, ibintu byose bibaho byashira, ariko urukundo ntirujya rushira mu muntu. Buriya umuntu ukunda ashobora gukora ibintu bibi byose bibaho kandi ubibonesha amaso, ariko ukabimumya. Kubera iki? Kuko udashaka kumutakaza. Udashaka kumutakaza. Umuntu ukunda mu buzima bwiwe, sinzi ukuntu nabivuga, icyo ari cyo cyose umufate muramubabarira. Ibyo ariko akenshi bibaye abantu bagikundana. Oya, niyo mubana mu rugo. None se niyo abagore babanye imyaka n'abagabo babo imyaka 20, nanone ndetse nuko uwo mugabo aba ari perfect, nuko zaba ataramuciye inyuma. Ndetse nushaka gusanga umugabo yaramuciye inyuma, umugore mukanicara akanabikubwira, ahubwo aza gucyo utahagurutse ngo wigendere. Niko zubakwa. Oya, akakubwira ati njyewe, abantu benshi tujya tuganira, arakubwira ati njye ndamukunda. Akamara imyaka 20 ari muri urwo rugo, kandi abizi ko umugabo amuca inyuma, kandi abizi neza ko umugabo akora mabi, ariko akabyihanganira kubera urukundo. Ugasanga umugore amaranye n'umugabo imyaka 5, muri iyo myaka 5 umugabo ntakazi agira, nagira aho akura, nagira ikintu na kimwe, ariko ugasanga umugore arakicaye to. Urumva ko rwa rukundo ruba ruri kuganza. Bivuge ngo rero urukundo, nuse umugore akunda umugabo cyane nibwo barambana kurusha uko umugabo yawe akunda umugore cyane. Umugore utagukunda ntago mubana. Nazagira umuntu ukubeshya. Umugore utagukunda ntago mushobora kubana mu nzu. Umugore utagukunda ntamuha kugirira. Umugore utagukunda iyo uvuye ku kazi ababona ko ari inshingano zawe kubugaburira urugo. Umuntu mbese ibyo byose ndi gukubwira, ndi gukubwira ngo nkuko we warenzaho ugakunda umuntu kandi utamukeneye, nta mugore ukubwira ko agukunza kwanga. Bibaro ukuri yakubwiye ko agukunda. Yego. Nanda ukunda y'uburyarya sibaho. Izo z'uburyarya nizo kuvuga zimwe z'amafaranga. Okay, tuba tugenda twiganira kugira ngo n'abantu babashe kugenda bamenya ukuri, na cyane cyane ko ibi ngibi tuba tuvugana abantu baba bahura nabyo kenshi. Abantu baba bahura nabyo kenshi, rero ari igihe nyine usanga iyo wabiciyemo wowe bibisomo kuri uwo nguwo. Bwa mbere muvuga ngo turatandukanye, ninde wafashe uwo mwanzuro?
ni twese. Ni mwese ariko wabwiye waritungukije mbere akambwira ati ndabona bitagishobotse twabereka noneho. Ni njyewe. Ni wowe. Nibyo bimaze kuba too much. Mbabaye ariko kugana mu bintu byinshi. Byari bigenze bite? Ku Ku buryo buti kwihangana biranze kandi mu rugo bantumye kubaka ariko ndabona bitagishobotse. Ntabwo ibyo bintu mbikubwiraho ntabwo nabivugaho. Gusa ni njye wawufashe. Mubivamo rero. Hashize igihe kingana iki kugira ngo umugabo yongere ashaka undi? Amezi abiri. Amezi abiri? Abiri rano. Ese uko gutandukana n'umuntu mu mezi abiri ukabonye undi muntu mubana bimeze bite? Ntabwo nzi ukuntu byagenze. Ntabwo bizi ariko wenda sinzi nabyumvishe njye yaciyeho nk'amezi nk'abiri cyangwa atatu ariko sinzi uko byagenze. Kubona umugabo mwabanaga yashatse ntabwo byagushize nawe kuri perushi ukavuga nanjye reka nshake? Kare. Ni igihe cyari kigeze? Kandi urabona haciyeho n'igihe kinini cyane kandi urabona ndacyicaye ndacyakomeye. Okay. Hanyuma umukunzi mushyashya we mwahuye hashize igihe kingana iki? Tumaranye igihe kinini cyane. Igihe kinini cyane? Unabana n'umugabo nabwo mwarimu? Mbana n'umugabo ntabwo nari ndi kumwe nawe ariko umuntu dukundana tumara igihe kinini cyane ugiye kuba umwaka wa 5. Umwaka wa 5. Ni iki atandukaniyeho n'uwagiye? Ni arikuru nateshanye umutwe nambuza amahoro urumva nyine nacyo kimubeshejeho mu buzima bwanjye. Buriya umuntu utakubuza amahoro atakubwira ataguhamagara ibintu utangugiye hehe mbese ngo kucyo uvugana n'aba bantu kucyo ukora ibi wishimira intsinzi yawe uwo muntu nakwabaza. Ubwo umuntu nyine yakurikiranye neza ahita yumva wandi wa mbere ko byari yahita yumva uko byari bimeze. Hanyuma ubwo umukunzi wawe murahuye muteganya no kuzabana? Inshallah. Okay, hanyuma twigire noneho kuri kariyeri yawe ako kaba ari akanyuzemo kugira ngo twiganirire. Watangiye gukina amafilime ryari yineze wagiye ugaragaramo zamenyekanye izo urimo kugaragaramo ubu ngubu nizihe? Filime zamenyekanye ni Matayo High School no muri CITY MEDY nakinyemo no muri hari yitwa umuruho w'isano akaba intambara y'urukundo akaba I think ko hari n'izindi. Yego wabitangiye ubwo ryari? Bitangiye 2016. Imyaka 5. Ni iki ubona wabwira abantu bimaze kukugezaho kugira ngo bajye bumva ko umuntu atanabikina gutyo gusa? Gukina filime sinavuga ngo hari icyo bingejejeho kuko buri muntu wese uzi gukina filime ni femme. Ntabwo ari femme kuko mwese uburanzi. Ndakuzi muri CITY MEDY wa mugore w'umukuzi. Oya ushobora gusanga wowe wabunze warambonye icyo gihe. Nicyo gihe ngweruka. Bakaba bari bagiye gufungura amateleviziyo. Ariko ikintu nakubwira ni kimwe gukina filime bisaba gukora no kudacika intege. Ushobora gutangira njye namaze imyaka hafi ngahera nk'3 nyina for free nahembwa. Yego. Ngenda nitegeye akaba nigiye no kurya tubwirirwa. Yego. Ariko ugenda usarura gake gake n'ibintu bigenda gake gake ku buryo udashobora kuba wakicara ngo tuvuga ngo ngiye gutangira kuri top yo hejuru. Ubwo umuntu yakumvamo ko ari nko kubikunda. Warabikundaga n'ubundi zari inzozi zawe? Narabikundaga ndabikunda. Zari inzozi zawe kumva uzakina filime ukiri umwana? Cyane. Indi talent ufite utaza gukina filime wari gukora niye? Ikintu nari bukore se bera ni nk'ikihera ariko nta n'icyo nzi. Muri CITY MEDY rero mujya inama zo kurimbura umuntu koko? Ariko nyine nabirenze. Hari igihe abantu rero batekereza ko ibintu umuntu abakina muri filime n'ubundi no mu buzima busanzwe ari byo abayemo. Abo bantu bahubohe butumwa umuntu ukubona ujya inama kuriya akavuga ati uriya muntu no mu buzima busanzwe siko ameze. Yambona kuri uyu muntu akavuga ati niko oya ntabwo ariko neye
ntabwo ziriya karagiteri zo muri filime ntaho zihuriye nanjye njyewe njya gukina karagita zabo zaba nkiri filime niba nagiye nkasanga arimo aravugamo umugore uteye kuriya nyine niwe mbawe ariko mu buzima busanzwe ndi umumama witonda kandi uri fidele ku muntu umwe ntago ndi umukuzi w'ibyinyo nk'uko nagiraga inama uriya mudamu umubi wa mwana w'ababi wawe ababi wanjye ariko ndi fidele ngiye ku muntu umwe ntago njya mu bantu benshi cyane ntago kuba umuntu ambonye kuri muri filime ariko mba neye mu buzima busanzwe umuntu wo muri filime nyine ni ugukina abatandukanye no mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe nkitwa SALUWA muri filime najyamo nkitwa mama Gogo amazina baguhaye ubu ngubu yavuba uri mugaragaramo ni iyihe bayisanga he filime ndi kugaragaramo muri ino minsi ni umuroho w'isano iri guca kuri YouTube ariko cano sinyizi ubuntu bikina gusa ukigendera ntabwo uca n'ubuyizi ariko iri guca kuri YouTube yitwa umuroho w'isano ubu ukinamo akahe kantu se kugira ngo umuntu udukurikiranye yewe ndagira amatsiko no kwandikamo umuroho w'iyi mba ndi mukase w'umuntu mba mfite abana babiri umuhungu n'umukobwa umugabo wanjye afite undi mwana yabyaye ku mugore mukuru rero bakazana umugabo w'umusaza kumushyingira umukobwa njye nabyaye nkabyanga nkavuga ngo bamushyingire uwo ngo umugore mukuru nkajya mutesa ni ibintu tugana no ku musozo kugira ngo tukureke ugire izindi gahunda wigiramo usange n'abana tugushimira cyane ko wabanye natwe kuri yawe TV sinzi niba hari ubutumwa wagenera abantu hanyuma tukagana ku musozo ubutumwa se buriya ku bijyanye n'iki kiri ku mutima wabwira abantu ikintu navuga ni kimwe abantu bakunda kujajinga abantu bakina amafilme ugasanga babahaye indi sura batambaye ntago kuba umuntu yambona ndi gukina ndi mubi muri filme nivuze ko mu buzima busanzwe ndi umuntu mubi kuba umuntu yambona nabaye mukase w'umuntu nibivuze yuko umuntu ndamutse ngize umwana w'undi mugabo ko namwica cyangwa se nkamutraumatiza biriya ni filime nababwira ntibakajya nyine batujajinga bagendeye ku byo mukina turagushimiye cyane usoza abana usoze n'umukunzi mushyashya murakoze turagushimiye cyane wakoze cyane nawe kubana natwe kuri yawe TV ndabashimiye nitwa Patrick reka dusubire mu biganiro byacu bitaha